twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 26 Gashyantare 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo ryamenye mu gitabo cya Esiteri, umutwe wa 4 umurongo wa 17. Umwamikazi Esiteri yari mu cyunamo gikomeye, nawe ahungira kuri Uhoraho, atakambira Uhoraho Imana ya Isiraheli agira ati: Mana yanjye, mwami wacu, nta wundi nkawe, ntabara, dore ni jyenyine, kandi nta wundi wangoboka atari wowe, uko ndiho nishyira icyago. Kuva mu buto bwanjye, aho mu bwoko bwa data bambwiraga ko ari wowe Nyagasani wahisemo Isiraheli mu mahanga yose, n'ababyeyi bacu ubahitamo mu bakurambere babo bose ngo bakubere umurage ubuziraherezo, kandi ko wabarangirije ibyo wababwiye byose. Ibuka Nyagasani, wimenyekanye muri iki gihe cy'amage turimo. Nanjye umpe ubutwari, wowe mwami w'Imana zose, ukaba umugenga w'abafite ubutegetsi bose. Mushyire ku minwa imvugo iryohereye, ningera imbere y'intare, maze utere umutima we kuzinukwa uturwanya, ku buryo azarimbuka n'abafatanyije nawe. Twebweho ukuboko kwawe kuturamire, untabare ndi jyenyine, nta wundi ngira atari wowe Nyagasani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 138. Uhoraho, umunsi nagutakambiye waranyumvise. Uhoraho, ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Mfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu, maze nkogeza izina ryawe. Ndagusingiza kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe, bigatuma ubwamamare bwawe burushaho kugaragara. Umunsi nagutakiye waranyumvise, maze urampumuriza, unyongerera imbaraga. Indyo yawe ituma nsinda, Uhoraho azankorera byose. Uhoraho, impuhwe zawe zihoraho ubuziraherezo, ntuzatererane uwo waremesheje ibiganza byawe. Uhoraho, umunsi nagutakambiye waranyumvise. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 7 umurongo wa 7 kugeza ku 12. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: Musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomanye muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashatse akaronka, n'ukomanza agakingurirwa. Mbese ninde muntu muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi akamuhereza inzoka? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so uri mu ijuru azarushaho ate guha ibyiza bamusabye? Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubibagirire, ngaho amategeko n'abahanuzi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibyo mwifuza ko abandi babagirira, namwe mubibagirire, ngaho amategeko n'abahanuzi. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ubwira Imana icyo ukeneye. Buri munsi utege ibiganza, urambura ibiganza, wakira gushaka kw'Imana buri munsi. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti: amashyi mato y'umwana amwimisha impengeri. Nawe nanjye tuze kumva ibiganza neza, turambura ibiganza, kongere tubibumbe, kugira ngo Nyagasani ibyo aduhaye turushaho kubyakira neza n'umutima wacu wose. Nyagasani afite ibintu byinshi, ariko harabura abimusaba, hari n'ababihereza bakanga kubyakira. Ntabwo Nyagasani aduha gusa kubera ko twamusabye, ahubwo hari n'igihe aduha tukanga kwakira ibyo aduhaye. Wowe nanjye tuze kwisuzuma, turebe uburyo Nyagasani ibyo aduha dukomeza kubyakira cyangwa dukomeza kubijugunya, bamwe na bamwe twabita. Amasomo y'uno munsi araza kugaruka ku bwiza bw'Imana bwo gutanga icyiza, gutanga icy'agaciro, gutanga ikintu kizima. Mu kurangamira ubwiza bw'Imana iduha ibyiza, tujya kuzirikana ku ngingo 3. Ingingo ya mbere turaza kubona ubwoko bw'amasengesho, ingingo ya kabiri turaza kubona gusaba icyiza, ingingo ya gatatu turaza kubona gutanga icyiza. Reka duhere ku ngingo ya mbere, bityo nawe uze gusohoka ngaha urebera Imana mu ndorerwamo nziza, indorerwamo y'icyiza. Umuntu ushyira mu gaciro kimukubwira nuko abona ikibi agakirwanya.
yabona icyiza nanone akagishyigikira. Ingingo ya mbere, ubwoko bw'amasengesho. Hari ubwoko bwinshi bw'amasengesho cyangwa uburyo bwinshi bwo gusenga, ariko reka turebemo butanu bw'ingenzi. Ndabuvuga nkurikije ubwo nza gutindaho ku nshuro ya nyuma, niko njye kubutondeka. Uburyo bwa mbere bwo gusenga: action de grâce, louange, adoration, intercession et demande. Isengesho bita ryo gushimira, gushimira Imana ibyiza idahwema gutugirira. Ubwoko bwa kabiri bw'amasengesho ni isengesho ryitwa gusingiza, gusingiriza Imana umuremyi wa byose. Imana yakoze ibintu bikomeye, ibintu bihambaye, ikaturema. Icyo ni igisingizo twazamura ku Mana. Ubwoko bwa gatatu bw'amasengesho ni ukuramya umuremyi wacu, tugapfukama tukaramya Imana. Uzaramye Nyagasani Imana yawe. Ubwoko bwa kane ni isengesho bita gusabirana, intercession. Ubwo buryo bwa kane ni uburyo bwo gusabirana, gusabira mugenzi wawe, hari icyo abuze musabire, muvuganire. Ubwoko bwa gatanu, ntabwo gusa dusabira abandi, ahubwo natwe dushobora no kwisabira, gusaba. Ese we usaba iki? Usaba nde? Usaba ryari? Ngaha aho tujye kugana kuri ubu bwoko bwa gatanu, aho tujye gutinda, isengesho ryo gusaba. Ese usabye urahabwa? Usabye arahabwa. Ese ujya ukomanga? Ukomanze nyine arakingurirwa. Ngaho tujye kugana nanjye nawe, kugira ngo tuze kuronka ibyiza Imana yaduhaye, yatugeneye. Natwe biradusaba kujya gute? Guca bugufi, tugatega ibiganza, tugasaba. Amaboko y'usaba ajya munsi y'uwo asaba. Ese niko nawe bijya bigenda? Cyangwa ujya ureye gatuza, ntujye ngo hasi, ntuce bugufi. Ingingo ya kabiri, gusaba icyiza. Umuhanga niwe wigeze avuga ati, niba uzi ko ikintu ugiye gusaba umuntu ari cyiza, ujye ukora ku buryo utaha nakibonye, ngiye icyizere. Twumvise isengesho rya Esiteri mu isomo rya mbere, ritubwira uburyo Esiteri yatakambiye Imana, umuryango wari mu bucakara, umuryango wari mu kandamiza umuryango w'Imana. Arasenga ati, Nyagasani uzi ko ndi jyenyine. Aho niho Imana iza kudutabara, igihe turi kumva ko turi twenyine, dutegereje ukuboko kw'Imana, dutegereje gushaka kw'Imana, dutegereje ko Imana igiye kudutabara, dutegereje ubufasha bw'Imana. Ngicyo bita isengesho ryo gusaba, utegereza ubufasha bw'Imana. Niba nawe uri mu bategereza Imana, ukumva ko Imana nta kiza gukwima, komeza usabe. Nimushakashake muzaronka, nimukomanye muzakingurirwa, kuko usaba wese ahabwa, ukomaze agakingurirwa. Amen, amen, amen. Mutagatifu Agustin niwe wavuze ati, impamvu dusaba ntiduhabwe uko ari eshatu: ni uko dusaba turi babi, tugasaba nabi, tugasaba ikibi. Gusaba turi babi byerekeza ku byaha byacu, gusaba tutihanye. Dusabwa rero kwisukura kugira ngo natwe tujye gusaba nyir'ubutungane. Nuko dusaba nabi, kwa gusenga nabi. Ubundi iyo bavuze gusaba bijyana no gusenga, ni inshinga y'ikilatini ivuga ngo rogare, bikavuga ngo demande, prier. Musabe Nyagasani yohereza abakozi mu mirima ye, rogate. Iyo rogate rero Nyagasani ni musabe. Nawe nanjye nicyo ashaka kutwerekeza, gusenga neza, gusenga tudahushura, gusenga tutari kuvuga amasengesho, ahubwo tugasenga turi kuzirikana. Ibyo bizaduhesha icyo turi gusaba, ibyo tubwira Imana natwe tukabyumva. Hanyuma ni gusaba ikibi. Hari abantu benshi badahabwa kubera ko basabye ikibi. Ugasabira mugenzi wawe urupfu, ati Nyagasani bakamukuraho, n'ibindi byinshi tugenda dusabira abandi nk'imivumo n'ibindi. Ese wagize ngo ku Imana itanga umugisha, yatanga ite umuvumo? Umuvumo uzawusabe se ikibi, tuzigera usaba Imana. Twebwe nk'abana b'Imana dusaba Imana nyine icyiza, tugasabira abandi icyiza. Gusaba icyiza. Ese ibyo ujya usaba, ujya unyuzamo kongera ukavuga uti wasanga ari bibi? Uyu byibazaho. Ko abantu benshi hari igihe dusaba umuriro, tugasaba pirizo, tugasaba umuhoro aho gusaba amahoro. Nawe nanjye twijye gusaba igikiza, ikintu cyatugirira akamaro, ikintu kingira akamaro. Gusaba icyiza, gusaba ikiboneye. Ndakubwiza ukuri, niba koko wateze ibiganza neza, wisukuye, uri gusaba neza, uri gusenga neza, ndakubwiza ukuri, niba icyo uri gusaba Imana ari cyiza, Imana ntizabura kukiguha. Amen, 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 amen. Ingingo ya gatatu, gutanga icyiza. Erega abantu benshi tugomba kumenya ko izi nshinga ebyiri, gusaba ndetse no gutanga, bijyana. Nanjye kuvuga ko washyiramo bingana. Hari imvugo z'igifaransa question réponse. Ni ngombwa ko ibibazo bizana nanone n'ibisubizo.
byaba bitunguye iki kubaza ariko tudasubizwa? Byaba bitunguye iki gusaba ariko tudatanga twebwe? Nguru urugero rwiza rw'Imana umubyeyi twebwe abana dusaba. Ese nawe hari aho ujya umubyeyi? Ese nawe hari aho ujya umwana? Twese turi abana imbere y'Imana, ariko mu ngo zacu aho tuba, aho dukora, hari igihe duhinduka ababyeyi. Ese tujya twibuka ko natwe ko twinginga Imana ngo iduhe n'abaje kudutakira nkatwe igihe twahindutse ababyeyi, tujya tubahereza neza, tubaha icyiza? Abo abadusaba tubaha iki? N'iki gihe turimo cy'igisibo, igihe dutanga n'imfashanyo, utanga imfashanyo bwoko ki? Utanga nk'aho Imana nawe iri kugukoresha, uri gutanga nk'uko Imana itanga. Imana itanga icyiza, kuko buri gihe Imana ari nziza. Ntawe utanga icyo adafite. Niba ufite inabi niba uzatanga, niba ufite ubugome niba uzatanga, ariko niba ufite amahoro niba uzatanga n'ubundi, niba ufite ineza niba uzatanga. Mubyeyi, utanga iki wowe? Icyo rero utanga nicyo uba ufite nyine. Natwe rero duhinduka ababyeyi igihe turi guhumuriza abandi, igihe turi kugaburira abandi, igihe turi gutanga ibyiza, bya byiza by'Imana. Nta kibi Imana itanga, uko Imana ibyo ifite byose bihora ari byiza. Yaba twagerageje icyo cyizere, ntitwakongeye gusenga nabi, ntitwakongeye gusaba nabi, kuko Imana ari umubyeyi. Ivanjiri none ije gutwibutsa ko Imana ari umubyeyi utanga icyiza gusa. Ntabwo Imana ishobora gutanga ikibi. Hari cyinshi dusaba Imana ntitubone ibyo twahawe. Birashoboka ko ibyo wasabye nyine Imana yabyujije mu kayunguruzo kayo isanga bidakwiye. Niyo mpamvu nk'umubyeyi itaduha umuriro, iduha buri gihe ikiryoshye cyiza. Reka dusegereze gushaka kw'Imana, dufate icyemezo natwe cyo kujya dutanga ibintu bizima, ibintu biboneye, ibintu bikwiye. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umuyobozi ukomeye cyane, chef, watambutse ku nzira, wakaba yarageraga impuhwe, aza gusanga hari umusabirizi uri ku nzira, umusaza uri gusaba. Nuko wa muyobozi arihuta avana bwangu ajya mu rugo iwe. Bishoboke ko yaje apakiye nk'ikimodoka cyuzuye imyenda atacyambara, bishoboke n'ibiryo atagikoresha, ibiryo atakirya, inkweto atacyambara, byose arabizingazinga, abizanira umusaza ururaha ku muhanda usabiriza. Nuko arabimuhereza. Bishoboke ko umusaza amukoma amashyi, aramushimira. Wa muyobozi agaruka ku kazi. Igihe kigeze, wa musaza nyine asubiye iwe, bishoboke ko hashize nk'iminsi 2 bya bindi yari yambaye bitangira gucikagurika, bya bindi yahawe. Waje kuboneka umugenzi ngo afotora umusaza ufite ibintu bicitse, imyambaro icitse, ibikweto bicitse, byaboze. Abishyira ku rubuga. Abishyize ku rubuga, malchance, kubw'amahirwe make, rwa rubuga ngo wa muyobozi wari warahaye wa musaza uri ku muhanda usabiriza, ngo nawe ari kuri urubuga. Wa muyobozi abibonye, abonye ya foto, arayitegereza, n'ajya yitegereza naho musaza neza mu mwimberere we. Agiye kubona aratungurwa. Wa muyobozi ngo atangira kurira, abamubonaga batangira kubona arira. Ngaho fora icyarize gaho umuyobozi. Ngo wa muyobozi ngo buryo uriya ngo yari papa we, ngo yapfuye kubona ari ku muhanda, nawe apfa kugenda azana ibyo abonye byose, ibyo atoraguye n'ibintu byose bitakimukwira byose, araza aramujugunyira, kuko mvaga ari umugenzi uri ku nzira uri gusabiriza. Icyo nicyo cya mbere cyamurijije ko ari papa w'umubyara. Icya kabiri cyatumye ngo arira, uburyo papa we yatinyutse akajya ku muhanda akaba amusebeje. Papa kuki yansebeje? Icya gatatu ngo cyatumye arira, ngo kuki atamenye kare kose ko ari se, ko yari byibuze kujya kumugurira ibishyashya akamwambika neza, bityo akambara neza akinda kujya amusebya. Aha, uko yari ari kurira, abandi bari kwibaza bati none se abandi bo kuki ubambika ibiboze, ugashaka kwambika papa wawe gusa ibyiza, abandi bo si abantu? Ntuze kumbaza igihe wa muyobozi azihanagurira, niwe ufite agatambaro ugenda umuhanagure. Ahari turamusuje, komera muyobozi, komera. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugufasha kureba niba utajya usaba gusa, ariko igihe cyo gutanga cyagera ukabumba ibiganza. Icya mbere twazirikana ni umugenzo turi kuzirikana muri iki gisibo. Ubwo igisibo kidusaba kuzirikana ku bintu bitatu:
aumône, prière et jeûne. Imfashanyo, gusenga ndetse no gusiba. Iri somo rya none reka tuzirikane cyane kuri aumône, imfashanyo. Akenshi uzasanga bamwe, ntabwo turi benshi, dukusanya ibyo tuzafashisha abandi, ariko akenshi uzasanga bimwe ari imibore, ibindi ari imyavu, ibindi ari ibintu bishaje, ibindi ari bya bindi bitakidukwira, inkweto zitakidukwira nk'uriya muyobozi wese, imyambaro itakidukwira, iyashaje yaboze, bya bindi tushaka no kujugunya mu ngarani, nuko tukabitera byose ikimodoka cyuzuye imifuka yuzuye ngo tugiye gufashisha abandi, kandi byarashize byaraboze. Kuki butabaha udushyashya tutabagurira? Ubundi kuki dutanga ibyashaje ibyavuye mu ngarani ntidutanye udushyashya? Wowe waguha ibintu bishaje wabyishimira? Le reste le réside, ibintu byose byaboze koko akaba iryo dutanga. Kuki wifuza guha abiwanyu ibyiza gusa, abanyamahanga n'abandi benshi ukabahereza ibibi ibyaboze gusa, ibice, imisigare? Iki gihe cy'igisibo nawe nanjye kiri kudukomanga. Kongera turebe ibyo tujya dutanga, wasanga ari imirengo gusa, ibyasagutse bya bindi twatugiye kujugunya. Niko mugenzi wawe ni ingarani, mubyeyi. Icya kabiri tuza kuzirikana, Imana nk'umubyeyi iduha icyiza. Reba igihe wamaze usaba akazi Imana, igihe wamaze uri umushomeri, igihe wamaze uri gusaba Imana ngo igukize, ukayisaba ngo ukemure ikibazo runaka, uzi ko Imana yabikoze? Yaragukije, yaguhaye akazi, yaguhaye amashuri, yaguhaye ibintu byose wayisabaga, ndetse inakurengerezaho. None se wowe guki wahindukiye ugaha bagenzi bawe bidakwiye, kandi Imana yaraguhaye cya kintu cyiza gifite agaciro? Kuki wowe uha abandi imibore, imisigare? Urinda shima nyine cya gihe utongera kwibuka waguhaye, cya gihe udaha abandi by'agaciro, cya gihe uri guha abandi nk'ujugunya, nta mutima urimo. Kandi byaba gutanga ni no kwitanga, ntukajugunye gusa, kuko Imana umubyeyi wacu ntigera itujugunyira, ahubwo iterura ikintu kado nziza y'agaciro ikayiguhereza. Mubyeyi, koko kado uhereza abandi imeze ite? Icyo tujya gusorezaho kiranakomeye. Kado y'imbabazi, gusaba ndetse no gutanga imbabazi. Kuko abantu benshi dukunze gutanga byose, ariko dukibagirwa gusaba no gutanga imbabazi. Ngiyo kado ikomeye cyane, gusaba imbabazi. Wa mubyeyi wawe uhemukiye ukamusebya, wa mwana wawe uhemukiye ukamusebya, aho niho ugomba gupfukama nawe ugasaba imbabazi. Isengesho ryawe rizumvikana ryari? Igihe cyose uzaba wohoye mugenzi wawe, gusaba ndetse no gutanga imbabazi. Babandi twahaye umuhoro kandi twaragombaga kubaha amahoro, babandi twahaye ibishaje kandi twagomba kubaha kado nziza, babandi twatutse tukabaha umwanda, imvugo mbi, gutukana. Uyu ni umwanya mwiza w'igisibo wo gusiba icyo kibi, tugasibura amanyagasani, duhinduka abashya, dusaba kandi dutanga ibishya, dusabana umutima mushya, tugatanga ibishya, twerekeza kuri Nyagasani. Nkomeje kukwifuriza igisibo cyiza, uharanire gusiba ingeso mbi, usibura amanyagasani buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.